bakunzi ba animation tags mwaramutse. Ngiye kubaza KAKAJWI kubera iki KAKAJWI avuga ngo uko byatangiye muri Amerika ni ibiki byatangiye ko tujya tugira amatsiko ibyo bintu byatangiye ni ibiki nyine ugeze muri Amerika. Ikindi ujya utwereka ukuntu nyine ujya utwereka utuntu tw'ikoranabuhanga nyine kwa kundi watembereye mu mujyi ukajya kutwereka ngo amagare ngo agenda ngo amaki. None se ibyo bintu ni ibisanzwe rwose kabisa, nawe urakabyara ibyo bintu by'ibihaza werekana by'imyungu n'amadegede se ninde utabizi? Si ibyo ngibyo kereka umuntu wo muswa nyine, ninde utamenya se amadegede. Ikindi ko wicara ukavuga ngo ugatukana ngo abazungu ni imihirimbiri, ubwo koko icyo kintu ibyo bintu nyamuneka nyamara ushatse wabyirinda. Kwicara ukavuga ngo abantu ni imihirimbiri buri gutukana nyabusa, nubwo busetsa nyine ugira komedi, ariko umenye yuko nyine hari igihe kiba ngombwa nyine ibintu bikagira ingaruka. Ni ukuri njye ndumva ibyo bintu wazakosora, ibintu byo kwicara ugatuka abantu ngo ni imihirimbiri ntago ari byo kabisa, ntago bizaguhira kabisa. N'ubundi se umva wamaze kurebwa, wamaze kwandika izina, wamaze kuba umusitari, ni ukuri njye ndumva ibyo wabyihorera. Noneho sasa hivi ugahindura ikiganiro ukajya ukora ibindi, kuko Imana rwose yaguhaye kuba hiti, waramenyekanye rwose kandi ni na byiza kuba waramenyekanye, ibyo ni sawa. Ikindi rero biriya ngo ugiye kumanuka ifoke mu idara, koko biriya bintu ni ibintu by'umuntu w'umugabo nkawe. Ikindi buriya ubuzana izina rya papa wawe wirirwa umuvuga mu izina ngo umuhungu wa gatanazi se, ubwo ngubwo birakwiye yuko uzajya wirirwa uvuga so buri mwanya umuhungu wa gatanazi. Ubwo se nasoni koko ni ukuri uzihane, ntabwo ibyo bintu ari byo. Njye ntabwo ibyo nabikunze pe. Yego wararebwe waranahitinze, ariko rero n'inama nazo zirakenewe, si byo se? Ni ukuri nazo zirakenewe rwose. Ntabwo ari byiza kwicara uvuga so mu izina, ntabwo ari byiza. Nyamuneka abanyarwanda muba mukwiye kwiha icyubahiro, abanyarwanda muba mukwiye kwihesha agaciro. Waba ugeze mu gihugu cy'abandi ukiha agaciro, ntabwo ari byiza rwose. Ibyo bintu byo gutuka abantu ukazana ibitutsi, ibitutsi ntabwo ari byiza. Uzarebe ikindi kintu wakora KAKAJWI kugira ngo abanyarwanda baheshe ishema, baheshe icyubahiro. Biriya bintu wirirwa usebya abantu ngo ni abatubuzi, none se ubutubuzi abantu benshi baratuba, we nturi gutubura se? Nawe uri gutuburira abantu, kuko buriya wicaye ugatuka umuntu umuvuga ngo ni umuhirimbiri, nawe ntaho uba utandukaniye n'umutubuzi. Ubwo rero ukwiye kugabanya ibintu nk'ibyo ngibyo rwose. Social media ese ejo hazaza abana muzabyara, mbese ubwo iyo ni inkuru muri gusiga inkuru mbi. Ni ukuri mu minsi iri imbere murebe, mu minsi iri imbere mbese abana banjye nibavuka bazasanga nk'uruki ku musozi ibyo nakoze ni ibiki. Mwihesha agaciro, kuko umwana wawe navuka akaza agasanga ibintu wakoraga ugatuka abantu atipa, ubwo se wowe ko watukanaga ngo abantu ni imihirimbiri, ubwo se papa reba ibintu wikoraga. Yego ni gusetsa nyine komedi, abakomediyana ni byiza, ariko rero nubwo komedi ari nziza, ariko hari ibintu umuntu akora nawe ubwe akazicuza abana be bakazamuba. Hari umubyeyi wigeze yambara ubusa kuri social media, amaje kwambara ubusa arakiri umukobwa, amajije kuba umubyeyi, umwana we yarakuze akazajya areba ibintu nyina yakoraga, arangira ngo ariko mangu ibi ni wowe wabikoraga. Nyina akabura icyo asubiza, ukabona isoni ziramwishe. Nyamuneka mwihesha agaciro. So please, nk'umunyarwandakazi, ndi umunyarwandakazi,
nkunda abantu bihesha icyubahiro, nkunda abantu biyubaha. Mureke twiyubahe pe. Imana yashatse kukuremerera kuremera ikaguha ibyiza, ikagufasha mbese muri byose. Ariko ntabwo ibyo ari ibintu byo kugira ngo ube uri umuntu wiyubashye nkawe wagiye kwiga hanze muri Amerika warangiza ugakoza abanyarwanda isoni koko. Ubwo uwo ni umuco. Sumba barire nta wenda abantu bari bubyumve cyangwa bari bwumve ibingibi, ntago ari ukukwanga, nta nubwo ari n'ibindi, ariko ni ukuri ntago ari byiza rwose. Nyamuneka wiyubahe wubahishe n'igihugu cyawe. Igihugu cyawe ugihe agaciro, cyubahe. Twese twubahane, twumve yuko dukwiye kugira indangagaciro z'umuco nyarwanda. Kirazira kikazira kugambanira igihugu, kirazira. Nshuti yanjye, sawa abanyarwanda ndabakunda cyane. Nkunda abanyarwanda biyubaha, nkunda abanyarwanda bakunda Imana, nkunda abanyarwanda mbese biha agaciro bagakurikiza umuco wa kirazira. Sawa bye ndabakunda.